Ndabasuhuje mwese aho muri mu nce zitandukanye, nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Ndagarutse mu gikoni nk'uko mubibona, ndi gukata ibirayi, nabihase ndabyoza, ngiye kubereka ukuntu wateka ibirayi biryoshye bidakeneye ibintu byinshi kandi byoroshye kubitegura. Dukomeze kubana muri video uyirebe yose, ndagenda mbereka step by step uko mbitegura paka bihiye. Twakase uturayi dutoya dushyizemo amazi, tugiye kubishyira ku muriro. Reka dushyiremo n'umunyu kugira bibirane. Ikindi urabireka bigashya cyane bigasaya. Noneho mu gihe dutegereje yuko ibirayi bishya, reka tube turakata bino birungo. Tugiye gukata duto duto, dukate izi puwaro, nituzirangiza ndakata tuno duperisili n'igitunguru, nacyo ntabwo ndi bugikate ahubwo ndi bukirape. Ushaka wakirapa, ushaka wagishyira muri blender ukagisya. Dukomeje kubashimira cyane tubikuye ku mutima uburyo mukomeje kuduha support, mukora subscribe. Nawe niba utarayikora turagusabye yikore, mukomeza munareba video zacu. Dukomeje kubashimira cyane, ni ukuri Imana ikomeze kubaha umugisha, turabakunda cyane. Natwe tuzakomeza kubaha video nyinshi zitandukanye kandi nziza. Nk'ibisanzwe kuri iyi YouTube channel yacu ducishaho ibiganiro bitandukanye byo mu miryango. Hari ibiganiro nkora ndi jyenyine, hari ibyo dukora ndi kumwe n'umugabo wanjye, hari ibyo dushyiraho by'abana bacu, hari ibyo dushyiraho turi kumwe twese nka famiye. Ibiganiro bitandukanye n'ibi ngibi byo guteka mu gikoni ho mba ndi jyenyine. Tuzakomeza kubaha amavideo menshi atandukanye yo mu muryango, amavideo atandukanye yo mu gikoni, batekera indyo zitandukanye, ari izitetse bisanzwe, ari izibekinze, amakeke, guteka amafunguro menshi atandukanye, uko wategura amasnacks atandukanye. Tuzakomeze kubana. Ikindi nk'amavideo mwifuza yuko twajya tubakorera ari video twakora nka famiye, cyangwa ari nk'imikino twakina n'abana, mujye mutubwira muri comment tubibakorere. Ndetse n'ibijyanye no mu gikoni byo mwifuza yuko nabatekera, mujye mutubwira muri comment indyo runaka mushaka yuko nabategurira, nayo nzaza nyibategurira. Noneho igitunguru cyo ngiye kukirapa nk'uko nabibabwiye. Ushaka ushobora kukirapa, ushaka ushobora kugisya muri blender.
Ibirayi birahiye, reka mbiminine mbikuremo amazi. Ndangije kubiminina mbishyize muri aka gasorori, none icyo ngiye gukurikizaho ni ukubinomba. Bisaba ko ubinomba bikanombeka cyane. Ngiye kubinomba binombeke neza ku buryo nyine nta tuntu tw'uturayi dusigaramo, ku buryo byose biba nk'ubugari. Iyi resipe rero ndi kubategurira yitwa potato croquette. Croquette rero zitekwa bitandukanye, ni nako zikoreshwa ibikoresho bitandukanye. Iyi ngiyi ndi kubereka uyu munsi, ndagenda mbereka ibyo nkoresha byose. Hari n'izindi, hari n'andi ma croquette nzagenda mbereka agiye atandukanye, kuko ino resipe ikorwa n'ibintu bitandukanye. Hari ibirimo inyama nk'inkoko, ikorwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Ndabona byanombetse neza, noneho icyo tugiye gukurikizaho, tugiye gushyiramo kino gitunguru, puwaro na perisili. Tugiye gukoresha n'irigi, ariko ntabwo turarikoresha ryose, turakoresha umuhondo. Umweru turawihorera tuwusige, umuhondo niwo dukeneye wonyine. Noneho turisukemo. Noneho tugiye gushyiramo uturungo tw'ifu, aka ngaka ni paprika, aka tugiye gushyiramo ni coriander, dukurikizeho black pepper, ndashyiramo gake, ariko ukunda black pepper nyinshi nta kibazo washyiramo nyinshi. Noneho dushyiremo na curry powder. Noneho reka dushyiremo n'akamagi, ariko ntabwo turagashyiramo kose, kubera mu birayi twabibizanyije n'umunyu, turashyiramo agace. Ibi birayi bitetse gutya biraryoha cyane, ntabwo wabyumva. Nawe uzabigerageze mu rugo uzabikunda. Noneho tugiye kubivanga ku buryo byivanga neza n'ibirungo. Noneho tugiye gushyiramo n'ifarini, ubundi dukomeze tuvange ku buryo byivanga neza. Aha ngaha ushaka aho gukoresha ifarini wakoresha shaperoya, cyangwa se ukabikoresha byombi, nabwo nta kibazo.
urabivanga neza cyane ku buryo byivanga neza, nta gafu ubona cyangwa nta kintu kiri ukwako ubona ko byivanze neza, cyaba ari igikondo cyiza. Ubu ngubu bimajije kunoga, ngiye kuba mbipfundikiye n'agashashi, mbe mbiretse nk'iminota 15 kandi mbereke icyo dukurikizaho. Iminota 15 irashize, ugira ahantu ugashyiraho gutya agafarini, warangiza kugashyiraho ufata cya gipondo cyacu, noneho ukagenda usa nk'usigaho agafarini kubera kinoze cyane, kiba gifatira nka kore, ukagenda usigaho kugira ngo ubone uko ugiha forume. Ni ibintu byoroshye. Noneho forume uyiha utwo ushaka wakora duto cyane, ushaka wakora turinganiye nk'utu, ushaka wakora n'ibinini kurushaho. Noneho dushyire amavuta ku ipanu, ubundi dushyiremo bya birayi byacu. Noneho tubihindure, wirinda ko byaba umukara cyane, ko byashirira, utekera ku muriro uringaniye utari mwinshi cyane. Niba usanzwe ukunda ibirayi bitetse gutya uzabigerageze, uzabikunda kurushaho. Kandi niyo waba udakunda ibirayi, ibi birayi biba biryoshye cyane, iyo uri kubirya ntabwo uba wumva ari ibiki n'ibiki bongeyemo, wumva bifite icyanga cyinshi, biryoshye, urabona ko no kubibona ubwabyo biteye apeti. Dushyiremo n'ibya kabiri, urabona ko biroroshye kubikora, ikindi ntabwo bikenera amavuta menshi, urabona ko ubiteka ku tuvuta dukeya, ntabwo ari ngombwa ngo ushyiremo amavuta menshi. Ibirayi byacu rero birarangiye, urabona ukuntu bisa neza, ni nako biba biryoshye cyane.